rero icyo nari nguhamagariye njyewe ngiye kuguha akazi gateye gutya, akazi gafite amafaranga mbere na mbere uzakemera. Byaterwa n'akariko. Ni akazi k'amafaranga, aho amafaranga ari haroroha, harimo agatubutse ntabwo uko. None se ubundi uriya mugabo mubana gute? Uriya mugabo nanjye niwe nyisha kuba ndeba gutya, ariko uba ugomba gushima n'Imana cyane, kuko yego nanjye n'impumyi ngenda mu mihanda nsabiriza ngera gute. Uriya mugabo nanjye twahuye mu nzira gutya, aramfashe aransengera ankora ku maso ndabumuga muri itangaza yikanura niwe muntu nabonye, nukorera umusaba ko yanyijyanira mukaba tukajya kwibanira tubanye gutya. Nese araguhemba? Ntabwo mpemba. Nese mubanye gute? Umuntu tubana nk'umwana, umwana afasha nk'umuntu afasha udafite yaba byo kurya, nta kintu nyine cyakora cyo nyene yarakima nuko turi kumwe. Ariko mu buzima busanzwe ubu ukeneye n'agafaranga ko kuba wagura akantu runaka nk'amayinite, ubu ukeneye amafaranga nk'uko umbwiye ngo wari ufite ubumuga bwo kutabona, ukaba wafasha bagenzi bawe mwabanaga mu muhanda. Okay, amafaranga nk'uko nawe umuntu yazaga afite amarangamutima yo gufasha, yabona ukuntu ubayeho, uburyo ufite ubumuga bwo kutabona akagufasha, nawe ukeneye kujya hirya no hino wanatembere. Ubundi se ujya utembera? Reka da, haba njya henga wanatembera, wahura n'umuntu ufite ubumuga bwo kutabona ukamufasha nk'uko nawe bagufashaga. Ikintu nshaka rero, ndashaka kuguha amafaranga yo angahe? 500,000. Kashawe muri ikinyira 500. 500,000 ntayaguha. Mperuka gukora ku ifaranga kera. Amafaranga menshi watunze nangahe? Ntabwo narinzi umubare ko ntabwo narebaga, narasabaga utwo bamaye cyakora amasabano nta kintu amara, nta kintu agufasha habe namba. Gusa nyine yewe nabonaga amafaranga ajya muri botike agura ayo mata nkari nkama n'umugati gutyo, n'utwo noneho banangaruriye za marine zikancunga zikabaza urabuzima nibu ugomba ndashima Imana cyane. Rero ndashaka kuguha 500,000 cash. Mu 500,000 ngomba kuguha ndaba nguhamo 300,000. Faranga ko ari meza. Ubundi amafaranga watunze angana iki? Ntabwo nyazi umubare, nta nubwo uzi n'inote uburyo bimeze. Dore aya mafaranga urayazi? Ese ni amafaranga? Ayo ni amafaranga. Nje nzagwa n'amafaranga mashyashya. Aya ni amafaranga mashyashya. Dore ni ya 2 ego kuma ibi ni 2 ako ni amadolari. Oya ni amanyarwanda. Uzi gusoma? Turayaheraho rero ngaho mbwira. Oya ndayaguha ari 300 afunze. Ngaho mbwira icyo ngukorera rero, akazi nakiyemeye nanjye wakemba gushakisha ukuntu nanjye ngomba kuba. Ariko kazabigira ibanga. Aceceka. Icyo ukeneye ubwoba ugaceceka, ugomba gushinyiriza. Mbera ndakunda. Ndashaka kugomba kumfasha uriya mugabo. Gute rero? Ndashaka kuzakuzanira uburozi. Uburozi? Uburozi. Utangiye se kubivamo kandi? Komeza umbwire. Ubirimo cyangwa ntubirimo? Ni 300,000 ngomba kubanza nkaguha byavanze. Uburozi gusa?
uburozi nkabuguha, hanyuma ukazabumuha agapfa. Ntabwo bikaye ko nasanga yabujugunye rwose, ntabwo yoroshye yahita bumva. Yabibwirwa n'iki? Urumva yabibwirwa n'iki? Ese waje ahari? Oya, ntabwo yarahari, ahubwo niyo mpamvu nanjye kugira ngo ngende wenda hansange kuko nta wundi muntu wamufungurira, ni njyewe umufungurira. Yamuga ko nabonye akazi, uriya namenya aho wari wagiye n'ibyo twari turimo na ariko hoye amafaranga ntacyo adakoresha. Wowe yame ibindi naho kuri telefone, sibyo? Genda uko mbyumva, kuko ushobora gukomeza kuvuga cyane basanga wenda yanageze mu rugo. Wowe ikintu bukore, ndabizi araza kukubwira ngo ibiki n'ibiki, akubwira ngo aho wari wagiye nabonye abonekerwa. Arabonekerwa, uriya mugabo arakaze, nanjye ubu nsigaye naramutinya. Ariko uburozi wowe uzamuhakanira, uzamugana umubwire ko aho wari wagiye wapi, wari ugiye kugura amayinite isiki cyangwa iki, ariko uzabigira ibanga. Bindekera ibyo ngibyo. 300 ngomba kubiguha, gahunda nirangira neza 200 bigenza ahita mbiguha. Sara rero iminota aba yigutaye bigeze, ndabona hasigaye igihe gitoya. Aya masaha atahira, reka ngende bugende no kuri telefone. Ariko bigira ibanga, bindekera ibyo. Jewe nzaguha akazi, uzazi wanje nguha akazi, uko byagenda kose humura, uko wari ubayeho kuriye niwanjye uzabaho neza. Kandi noneho n'ikimenyimenyi, nyuma y'ayo mafaranga yose nzajya naguhemba. Ibyo byarangiye, nzajya naguhemba. Hanjye we n'ubukene mfite n'imishinga mfite, kuba nakora we nagashinga ikigo cy'abantu bafite ubumuga nk'ubwo nanjye nagize, nanjye nkabafasha nshinga n'abaterankunga. Niyo gahunda mfite, kandi tuba turi kumwe bizacamo. Mbere y'uko ugenda shyiramo nimero yawe, shyiramo nimero yawe. Mbe ngo 300, mu 300 nguha, ayandi nzaguha gahunda yarangiye cyane. Ubwo gahunda ni iki? Sendeba amazina niyo buhungiye. Buya nayo sawa rero, yagutinda ariko ndebe ko mbona moto. Karabaye Bishop nawe bataza byamigendekeye gute? Bite musore? Komere cyane. Meze bite se? Ikibazo. Nakoni sawa. Umukozi w'Imana kingi yari yose? Tujye kumureba ashaka. Mubuhoro se? Namahoro kabisa, dufite ne gahunda y'uwo munsi. Banze numva ibyuye. Mubuhoro nta kibazo. Ibyo ni urugoba cyane. Ega turi abakozi b'Imana. Byarahindutse ntabwo ari nk'mbere. Ese ko niba yabona kugenda gutyo gusa ubu muri ibyo nshaka gusa tayari.
Pastor umukozi w'Imana King. Umukozi w'Imana Iki. Uraho neza. muraho Yesu ashimwe. Karibu. Kudasi. Ameze neza. Tumeze neza turashima umukozi w'Imana. Imvura muciye. Imvura ari tumereye nabi. Ariko nuko twagize ahantu turayugama hanyuma dufata tagisi yitugeje hane gacyane ko katunyagiye tutuga ngaha. Amakuru yanjye mwa turaho. Twari turanye ikaduherukana kera. Yego. Yego. Umeze neza nta kibazo ufite. Banjye nta kibazo rwose. Bishop aba nyine ayashize neza. Amakuru se yawe. Urimo gusenga Imana. Yego. Cyane nuko nyine mba ndi mu mirimo y'Imana no kuvugisha ku telefone biba byaranse tugira gahunda nyinshi. Nabitegura cyumuro higahera n'ikindi kikaza kumva nyine nta mutima murabizi ubuzima bwiza kuko musenga no gukora kugira ibintu byinshi bituma ariko umuntu abasha kwiteza imbere. Kuko gusenga ndetse no gukora. Mwigiye nk'abakozi b'Imana biya tuba dufite ibikorwa byinshi twara dukoresha nk'uko Bibiliya bivuga biya turi mu minsi ya nyuma turakora two tugomba kurarayo cyane. Niyo mpamvu tuba twaraburanye nk'uriho umukozi w'Imana. Ni byiza burya gufasha abakristo Kristo mu bihe bya nyuma koko nk'uko bivuze kabisa. Niyo mpamvu tugomba gusenga cyane. Umukozi w'Imana hari meze neza ariko turashima Imana. Birakwiye. Fast. Narumvise ko mu minsi iheze Bishop Bagamiki yigeze kuza kureba. Hanyuma urugendo birangira rutagenze neza bazi ko mwagiranye ibibazo n'ubona mukagorana. Byabibwiwe nande sha pastor. Amakuru narayamenye mbese Bishop wewe warabitari imbere ko amakuru narayamenye kabisa. Ubwo rero twari tuje kugira mwiyunge ndabafashe mbe hagati ndabunge mwongere muze nk'abakozi b'Imana. Urabona uyu ni Bishop naho umukozi w'Imana kandi adasanzwe ukora ibitangaza ahantu henshi abantu bese baratuzi. Nshaka ko mwiyunga kuko ibi ni ibintu bicafuza iki gikorwa cy'Imana tuba turimo. Iyi niyo gahunda yari tuzanye na Bishop Bagamiki. Bakwiye kuvuga byinshi byararangiye. Pastor Das ntabwo nigeze mbona Bagamiki. Ahubwo habaye akantu gato Imana iramukebura. Mbere ko tuganira kuri icyo rero tubanze tubakire. Ariko rero Jacob Karame Jacob Karame boss. Umukozi w'Imana ndaryohewe cyane kandi ndanezerewe mu mutima ko bifashe nk'ibisanzwe kandi nawe akaba yabifashe nk'ibisanzwe. Niba waciye abantu ni ibyahise. Reka turi mu isi kandi Satani burya ngo niwe aganze isi. Bishop ntabwo ajya mu bintu byinshi ibyabaye byarabaye. Imana ishimwe kabisa. Bishop nzanira amazi yo kunywa. Ndetse musore nawe ugashobora kumenya amazi yo kunywa ariko akanye. Byiza kubatekereza uretse gato mbanize hasi tubikora neza. Ntarebe
Kamena amazi ijambo y'Imana Bibiliya yera umukozi w'Imana. Bibiliya ni ijambo ryiza Jacob nzanira nanjye amazi. byiza cyane kugira ngo bice kunywa udase adufashe agisengere reka Jacob azanye nanjye amazi ubwo dufashe udusengere iri kumwe. Yego. Pastor udase adufashe dushimira Imana. Urakoze cyane umukozi w'Imana. Gusenga Imana turagusabye ubumane ibinyobwa tugiye kwihereza kuko byaronderewe mu isi yanduye kandi n'ababitunganije amaboko yabo arambiye amaboko y'umwana w'umuntu uko biri kose acumura mu gatondo agacumura saa sita agacumura mu ijoro. Niyo mpamvu ikintu cyose gikozwe n'amaboko y'umwana w'umuntu kigomba kubanza kigasenga. Niyo turagusabye uhumanure aya mazi tugiye kwihereza hanyuma abashe kutumara inyota. Yego tugusabye twizeye mu izina rya Yesu. Amen. Mu minsi ya nyuma tuzabona ibitwica ariko ntacyo bizadutwara.